buri munsi ukunda gufungura WhatsApp utekereza uti wenda reka ndebe message imwe gusa ndahita mvaho birangiriraho, ariko nyuma y'iminota mikeya wajya kureba ukabona umaze gusoma chat zose, status zose wazirebye ndetse ukajya no mu magroup utajya uvugamo. Ese byigeze bikubaho? Cyangwa se ese WhatsApp niyo kuvugana bisanzwe mwandikirana cyangwa ahubwo hari byinshi itajikubwira? Iyi ni Sibo James Tech and AI, aho dusobanura ukuri kwihishe inyuma ya tekinoloji. Kanda subscribe niba ushaka kumenya ibyo abandi batakubwira ku ikoranabuhanga. Buriya WhatsApp yatangiye mu mwaka wa 2009. Muri 2009 nibwo WhatsApp yakozwe ikozwe n'abakoreraga Yahoo, urubuga rwa Yahoo byango muraruzi. Intego yari yoroshye cyane, rero bari bafite intego yo kohereza message byoroshye, ariko mu mwaka wa 2014 kuzamura gutyo. Meta cyangwa se iriya ya Facebook, ngira ngo murayizi, Meta ifite na Instagram, yayiguze hafi biliyoni 19 by'amadolari. Ngira ngo amafaranga murayumva kuntu ari menshi cyane. Nimwe mu madiru akomeye cyane mu mateka ya tekinoloji azwi cyane. Agastori gatoya, hari umuntu usanzwe nyine yari umukozi wo muri company runaka bisanzwe akoya company. Naho yigeze kohereza message muri groupe ya famille yiwe bisanzwe nyine, muri azi groupe ibamo famille yiwe gusa. Arandika ati uyu munsi ndashaka kuruhuka, ntihagire umuntu uza kubonesha umutwe amamagara cyangwa nyine anti-stress, ndashaka kuruhuka ndananiwe. Noneho niye yamenya yuko iyo message ayanditse ihita ijya no muri groupe ya boss wiwe. Boss wiwe wo muri company nyine umuyobora. Nyuma y'iminota 2 gusa kuzamura, ni minota mikeya cyane, agiye kubona abona boss wiwe aramushubije ati waruhiye iki? Uravuga warushye, wakoze iki? Nyine asanga yimennye inda, biramutangaza cyane nyine uburyo message igeze kuri boss wiwe. Isomo rero rimo mwaho ngaho, WhatsApp ntago ari private nko kutekereza. WhatsApp ntago ifite umutekano uhambaye nyine nkuko wabitekereza. Ushobora gusanga ikintu wanditse kigiye ahandi mu buryo utazi. Uko bundi WhatsApp ikora, WhatsApp ikoresha internet cyangwa se icyo twita data nyine. Urabizi udafite internet ntago wabona uko uyikoresha. Ikindi igakoresha encryption, umutekano. Buriya bavuga ko ifite umutekano, bavuga yuko ifite end to end encryption. Bivuze yuko message yawe iyo uyibonye ni wowe uyibona, nuwo uwohereje nawe akaba ari we uyibona gusa, nta wundi muntu nyine ujemo hagati yanyu ngo abibone. Ni end to end encryption. Ariko nibivuze yuko idakusanya amakuru yawe, data yawe ngo iyabike. Buri igufiteho amakuru, ibiza abantu mukunda kuganira cyane, izi amasaha ukunda kubonekeraho, ukajya ikusanya amakuru yawe nyine biyafite buriya muri data zayo. Rero WhatsApp nuko nguko ikora. Ngira ngo ubwiso byumva yuko nyine WhatsApp ifite amabanga ya WhatsApp ishobora kumenya igihe uri online, uvugana nawe inshuro nyinshi, ndetse n'igihe muvuganiraho ikareba nyine amasaha. Ibi rero byitwa metadata. Urugero naguha, nubwo nyine WhatsApp itabona ibyo wanditse uganira n'uwo muntu nyine ibyo muvugana hagati yanyu, ariko bashobora kumenya ngo ninde murimo muravugana nawe inshuro nyinshi cyane, ninde nshuti yawe, umwanzi wawe n'uwuhe. WhatsApp yo irareba ikanaliza nyine ikaba yabimenya. Akandi gastori gatoya, ni umukobwa umwe nyine uri muri babakobwa biyemera nyine bishyira hejuru. Yaroga avuga ati nge sinakoresha WhatsApp cyane nyine ngo inkoronize ngo mbe nkamba. Ariko wareba last scene kwa kundi ureba hejuru kuri WhatsApp ukabona nyine igihe umuntu aherukira kuri WhatsApp, ukabona saa 8 za mu gitondo yageze online buri kanya. Ubwo nyine ukavuga se umuntu adakunda gukoresha WhatsApp buri gihe saa 8 aba yageze online. Isomo ariko ririmo aho ngaho nyine, ibikorwa byawe bivuga byinshi kurusha amagambo yawe. Ushobora kuba ufite amagambo nyine wenda ukiyitirira uko utari, ariko ibikorwa byawe kugaragaza wowe wanyawe byanyabye. Gusa buriya WhatsApp ishobora no gukoreshwa mu bugizi bwa nabi. Hari abantu bayikoresha muri scam, babeshya cyangwa se fake news, bakaba baguha amakuru atariyo ukayizera, ndetse ikoreshwa cyane mu gukwirakwiza ibihuha, ukaba nyine igihuha cyatumbagira vuba cyane. Nk'urugero, hari message ishobora kuza ikubwira ati ohereza iyi message ku bantu 10, then utsindira ibihembo runaka, uzabona amafaranga ya nayo. Ibyo ni scam 100%, nimukabyizere. Ntago akenshi izo ziba ari scam nyine bikoreshwa mu nyungu zawo. Gusa buriya WhatsApp n'umutekano, abantu benshi batekereza yuko ngo WhatsApp ifite umutekano 100 kuri 100 kuri kagenzi karyo. Ariko ukuri nuko
buriya message zifite encryption, yego nyine ni wowe uyibona n'uwo uyohereje, ariko data zimwe na zimwe zirakusanwa kuri wowe kandi bakazibika. Niyo mpamvu abantu bamwe batangira gutekereza ku mutekano wabo. Wenda kandi gastori ka nyuma nababwira, hari umuntu wigeze gushyira kuri status yiwe ati ndashaka amahoro, ndumva nshaka gutuza nyine, ndashaka amahoro uyu munsi. Ariko nyuma y'iminota 5 gusa kuzamura, iminota itari myinshi cyane, abari muri groupe arimo aratungana cyane, abatuka bamereye nabi, abantu yabashajije. Isomo ririmo aho ngaho rero, buriya WhatsApp ishobora kugaragaza ukuri nyakuri nyine, ikagutamaza, ikagushyira hanze nyine ugasanga wisebeje. Birumvikana rero buriya igira n'ingaruka ku buzima bwacu, ifite impact igira ku buzima bwawe. WhatsApp ifite ibyiza kubera ko iguhuza n'abantu, ushobora kuyikoreraho ubucuruzi bwawe ukagenda neza, ndetse ikagukomunikana nyine ukabasha kugira communication n'abandi. Ariko ifite n'ibibi kubera ko ishobora kugira distraction, kugutera stress ndetse na overthinking. Umuntu ashobora kuba wenda yabona message wanditse, ushobora kuba wenda wanditse wikinira ari na story, ari joke bisanzwe, ariko umuntu akaba yayimaraho nk'isaha akitekerezaho nyine, akabifata nk'ari seriye, nabyumva ubutumwa washakaga kumuha nawe aribwo yumva nyine akabifata seriye, kandi wewe witereraga joke. Wenda igisubizo twasigarana cyangwa se isomo twakora aho ngaho nyine, message nshaka ko musigarana. Icyambere ukwiye kujya mute igihe ukeneye kuruhuka, ujye yimyutinga nyine ushyire cyangwa se muri silence mu gihe ushaka kuruhuka nyine udashaka kwitera stress. Ikindi ujye wirinda amagurupe atagufasha, uzajya ujya mu magurupe ajyanye n'ibyo ukora nyine uzi ko agufitiye umumaro ukeneye. Ikindi uzajya ukoresha WhatsApp ufite intego, ujye uyijyaho nyine uzi icyo ikintu ushaka, ujye uyijyaho ufite intego mbese, kandi ntukabe imbata yayo ngo wirirwe kuri WhatsApp umunsi wose nyine, buri kanya uhora uri online. Ntukabe imbata ya WhatsApp, ujye wirinda ikugira imbata. Ubu rero niba urebye video ikabigeza ahangaha ku musozo, bivuze yuko uzi ukuri kose ku bijyanye na WhatsApp, ukuri kose ndakubabwiye. Ariko ikibazo rero gisigaye ni iki ngiki, wowe ndakikubaza uraza kunsubiza wenda muri comment. Ese ukoresha WhatsApp neza nk'uko bikwiye nyine, wari usanzwe ubikoresha neza mu buryo nyabwo, cyangwa ahubwo WhatsApp usanze ariyo irimo iragukoresha wowe ntubizi? Igenzura utekereze, utubwire muri comment, uduhe n'igitekerezo cyawe, utubwire n'urubuga twazavugaho ubutaha. Iyi rero yari Sibo James Tech and AI. Niba utarakanda subscribe nyamuneka yikande, usharinge n'iyi video ku nshuti zawe zikoresha WhatsApp kandi unaduhe like. Murakoze rero, video nakagaruka. Ciao ciao.